iyi ni ibasi irimo amazi. Imana intangariza, dore yarambwiye ngo abantu bakarabe, nibamara gukaraba biyuhagire, biboneze, bakureho ibizira byose. Dore aha ni ku musozi w'amasengesho ndi, ngewe ni ku musozi w'amasengesho ndi. Mwiyuhagire, mwiboneze, mukarabe, mukureho ibizira byose. Imana yashaka ko mwiyuhagira mukiboneza, mugakuraho ibintu byose bizira. Imana yashaka ko mwiyuhagira mukwiraniro, mugakuraho imyanda yose. Imana ishaka ko mwiyuhagira mukareka ubusambanyi, mukareka ubusinzi. Mbona kado, mbona abamarayika benshi bikoreye ibintu bimeze nka kado. Ni muri ubu buryo nifashishijemo kano kantu kugira ngo kamfashe. Mbona abantu bikoreye ibintu bimeze nka kado bidekoye, barimo berekera bagenda bazenguruka mu ngo. Imana irambwira ngo umuntu wese ufashe umwanzuro wo kwiyuhagira akihana agakizwa neza, Imana igiye kumwoherereza ubutumwa. Imana igiye kumuha kado y'impozamarira, kubera ko ubabaye igihe kinini, ariko Imana yashaka kukugirira neza. Imana yashaka kukwagura, ikabanza ikakomora, ariko wabanze guca bugufi. Nababwiye ngo icya mbere ni ukureka imirimo mibi, kabiri ugakaraba, naberetse ibimenyetso, ukiyuhagira, ukiboneza, gatatu Imana irambwira ngo igikurikiyeho nubwo ibyaha byawe byahinduka byaba bisa bitukura tukutuka, Imana yabihindura umweru bwesa. Abadukurikiye ku bicano yacu Mazimaka Prophet, twizere ko meze neza cyane. Hano tuzadukutubana mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Mw'abantu benshi basobanura inzozi, burya nazo ziba zifite ibisobanuro. Arizo usobanura wazikinisha rwose zikaguhitana, ukaba uri ngombwa ko usenga kubera ibyizo nzozi warose, ndetse n'ibindi byinshi cyane. Hari ubutumwa Imana icisha muri uyu mugabo muzajya mubana nawe kugira ngo mwumve icyo Imana ibashakaho. Hari byinshi, hari imbuzi z'Imana, ni byinshi cyane muzajya mubanamo n'uyu Profete Mazimaka mukunda kwenta Birestaye. Tuguhaye ikaze nanone kuri channel yawe. Imana ibaha umugisha abantu badukurikiye kuri Profete Mazimaka. Turanezerewe cyane kandi dushimiye Imana. Turabizi ko mudukunda, nabitwereka bitari no mu magambo munsi ku munsi. Buriya yo ku munsi wamagana n'abantu 10, 20 cyangwa 50 cyangwa 100. Dusengere, turagukunda. Ibiganiro bya n'amasengesho dusengera, guhanuza duha buratunezeza. Numva nanjye nguwe neza, mpita numva ko mfite andi maboko, ariko cyane kandi biterwa n'amaboko y'Imana. Rero turanezerewe cyane mwe mudukurikiye kuri Profete Mazimaka. Imana inibahereza umugisha, mugubwe neza. Yego, Imana ibahe umugisha, bagubwe neza cyane. Hanyuma n'ubundi tudatinze, beka n'ubundi dusenge Nyagasani. Hanyuma nitumara gusenga Nyagasani utugezeho ijambo ry'Imana, twinjiza no butumwa Imana yaguhaye. Akurikira rino jambo. Imana ibahe umugisha. Mana turagushimiye kuko uri Imana yera, uri Imana ifasha kandi uri Imana itabara. Tunejejwe n'Imana mu mutima kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye. Uhabwe icyubahiro, upfukamirwe n'amahanga yose, indimi zose zivuge ko wera. Uyu mwanya asabiye umugisha buri muntu wese uteze amatwi iyi channel Profete Mazimaka. Ineza y'Imana ntikamubureho, ubwiza bw'Imana ntibukamubureho, icyubahiro cy'Imana ntikikamubureho. Turagushimiye rero kuri ibyiringiro byacu, kandi tugufite ntago twifuza undi murengezi. Ingoma yawe niyogere, n'iy'abana b'abantu yarogeye. Urakoze ko uri mu ruhande rwacu, mu izina rya Yesu, amen. Amen. Ni karibu rero n'ubundi n'ijambo. Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana muri Yesaya. Turebera ijambo riri muri Yesaya, ngira ngo ni igice cya mbere. Hanyuma twumve icyo Imana ivugana natwe. Yesaya igice cya mbere kangahe? Soma ku murongo uhereye ku murongo wa mbere. Yego. Yesaya aha abayuda ubugome. Ahana abayuda ubugome. Ahana abayuda ubugome. Yesaya ahana abayuda ubugome. Ibyo Yesaya mwene Amosi yeretswe ku ngoma ya Uziya no ku ya Yotamu, no ku ya Azi no ku ya Hezekiya abami b'abayuda. Ibyo yerekwaga ku bayuda no ku b'i Yerusalemu ni
nibi. Umva juru we tega amatwi nawe wasiwe kuko Uwiteka avuga ati nonkeje abana ndabarera ariko barangomera. Inka imenya nyirayo n'indogobe imenya urugo rwa shebuja. Abayisiraheli bo ntibazi ubwoko bwanjye ntibubyitaho. Dore wa bwoko bukora ibyaha we, abantu buzuwemo no gukiranirwa, urubyaro rw'inkozi z'ibibi, abana bomora baretse Uwiteka. Abana bomona baretse Uwiteka. Basuzuguye Uwera wa Isiraheli baramuhararuka basubira inyuma. Niki gitumye mushaka kugumya gukubitwa muzira gukabya ubugome? Umutwe wose urawurwaye, umutima wose urarabye. Uhereye mu bworo bw'ikirenge ukageza mu mutwe nta hazima, ahubwo ni inguma n'imibyimba n'ibisebe binuka, bitigeze gukundwa cyangwa gupfukwa. Nta nubwo byabobejwe n'amavuta. Rekeraho ngaho. Imana ibaha umugisha. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo natinze cyane kwitaba Yesu wampamagaraga, nyuma nerengera ijambo rye ankura mwarankiza, nari mu isayo y'ibyaha aramfata aransayura, nari mu mwijima ukomeye naramurikira. Imana nibaha umugisha, Imana nibagirire neza, kandi Imana yagura imbago zanyu. Rero ni wa mwanya mwiza tujya tubagezaho ijambo ry'Imana, message zitandukanye, mukakira ubutumwa Imana iduhaye kuri Profete Mazimaka. Tunejejwe n'Imana mu mutima yuko iri mu ruhande rwacu ari Imana itabeshya. Dusomye Bibiliya, dore ijambo ryanteye ubwoba cyane. Bibiliya yavuze ngo inka imenya mu rugo rw'iwabo, indogobe ikamenya shebuja. Ariko Abayisiraheli ntabwo bazi icyatsi n'ururo, abana b'Imana baragomye bakora ibyaha. Nakuzaniye message ngewe ndavuga nigendere ntabwo ndi butinde. Akeshi mukunda kubyumva, bamwe mugapinga abandi mugakomanta, ariko nkubwire ngo utarakiranuka neza ngo usenge Imana neza ntutegereze umugisha nk'ukuri inzira ku murima. Ibyo byose urimo urabona ntubyitiranye n'umugisha, ni amahirwe masa. Ayo ni amahirwe, kandi buriya irobo ry'umugisha riruta ibiro 100 by'amahirwe. Nanabigusobanurire, ibiro 100 by'amahirwe birutwa n'irobo y'umugisha. Yesaya yakomeje abahugurira guhindukira Uwiteka ngo bababarirwe. Yego, aravuga ngo nimwiyuhagire mwiboneze, nimwiyuhagire mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu imbere yanjye, mureke gukora nabi, mwige gukora neza, mushake imanza zitabera, murenganure abarengana, mucire imfubyi urubanza, muburanire abapfakazi. Nimuze tujye inama, niko Uwiteka avuga. Aho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba birahinduka umwere bise na umweru bise na sheregi. Naho byatukura tukutuku birahinduka nk'ubwoya bw'intama. Amen. Mwere nimwemera mukumvira, muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota y'Uwiteka izabarya. Kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze, ntabwo ari umuhanuzi runaka, ntabwo ari ngewe ubivuze. Bibiliya yavuze ngo kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Jambo duhereyeho riravuze ngo indogobe imenya shebuja, inka nayo ikamenya nyirayo. Ariko ikibabaje Imana, ubwoko bwa Isiraheli ntago buzi icyatsi n'ururo, ntago buzi gutandukanya ngo bimeze gutya. Ndashaka ko tuganira twitonze. Uyu munsi tuvugana
tubona inyungu zo gusenga neza, tukabona inyungu. Bibiliya nuyisoma nta kintu na kimwe wakoreye Imana cyiza kizahomberwa. Bibiliya yavuze ngo niba indogobe imenya shebuja, inka nayo ikamenya nyirayo, wewe mwana w'umuntu Imana yiremeye ukaba utazi icyerekezo urimo, ukaba utazi inzira ugomba kunyuramo, ese urumva Satani ataraguhumya amaso? Ese urumva Satani atarakubujije amahirwe cyangwa atarakubujije umugisha? Imana ikugiriye neza, Imana ikomora inguma. Bibiliya yatubwiye ngo ubwo buzima bwose ni inguma gusa, ni ibisebe gusa bitigeze komorwa, ni umubabaro n'amarira n'agahinda. Kandi koko iyo umuntu yibera mu byaha nta hantu na hamwe yanezererwa. Harimo n'abo njya numva bajya kunywa inzoga kugira ngo bishime, ngo banezerwe, kugira ngo babone ibitotsi bakajya kwinywera inzoga kugira ngo basinzire. Ariko iyo umuntu ari muri Yesu, korari Yoyerika ya Jehova Jire yararimbye aravuga ngo niba uri muri Yesu neza gumamo, ngo yegumamo. Iyo umuntu ari muri Yesu abona amahoro, iyo umuntu ari muri Yesu aratuza, iyo umuntu ari muri Yesu yumva ibyiringiro, iyo umuntu ari muri Yesu abona ubuzima bwiza, iyo umuntu ari muri Yesu arya ibishyimbo byonyine akabona amahoro, iyo umuntu ari muri Yesu nibwo waburara, Yesu wenyine abaguhagije. Ntabwo nkwifurije kuburara, ariko hari ibintu byinshi Imana ikora bikagira neza abantu bose bakabona ko ari imbaraga z'Imana. Uyu munsi tuvugana ubuzima urimo ni agahinda gusa, ubuzima urimo ni umubabaro gusa, ubuzima urimo ni agahinda gusa, ubuzima urimo ni ibikomere gusa, ubuzima urimo ni amarira gusa, ubuzima urimo ni amaganya gusa. Kandi pe dutekereje aho uvuka nuko umeze, ntago wakagombye kuba uri muri ibyo bibazo urimo. Dutekereje ahantu ukomoka harimo Imana, ntago wakagombye kuba uri muri uwo mubabaro ufite. Ariko dore ikintu kibura mu buzima bwawe, haraburamo Yesu, haraburamo Imana, haraburamo ubuzima bw'Imana gusa, nta kindi kintu ubura. Imana iri mu ruhande rwawe, Imana irakuzi, igenda ikurinda intambara, ikakurinda ibigeragezo. Ariko uyu munsi tuvugana ndashaka kugutangariza iri tangazo rivuga ngo iri mu ruhande rwawe ni Imana ifite imbaraga. Ikibura ni uguca bugufi ukihana, ukumva wihannye, ukumva uguwe neza, ukumva amahoro yo mu mutima. Ariko ibyo ntago byapfa kuza Imana itari mu ruhande rwawe, waseba. Ikintu usabwa ni iki? Ubuzima bwawe, ukubana n'Imana, ukugendana n'Imana, biragusaba kwihana ibyaha, biragusaba guca bugufi, biragusaba kugendana nayo. Bibiliya ivuga ngo ubwo dukorana nayo twiyambure buri kintu cyose kitubangamira, twiyambure ubugome, twiyambure ishyari, twiyambure uburyarya, twiyambure ubujura, twiyambure ubusinzi, twiyambure ubusambanyi, hanyuma Imana ikorane natwe iby'ubutwari n'iby'imbaraga. Ndashaka kukubwira itangazo pe, abantu bazi ko ikomeye, abantu bazi ko uremereye, abantu bazi ko uri umuntu w'icyubahiro, ariko wabuze amahoro yo mu mutima. Bibiliya yavuze ngo niba indogo bimenya shebuja, inka ikamenya urugo rwa nyirayo, ariko abana ba Isirayeli ntibamenye icyerekezo. None ubwo uri mu biki? Ko ubuzima bwawe buri mu Mana, ko nta handi wabona imibereho, ko nta handi wabona ubuzima. Mu by'ukuri niba wiringiye Imana, Bibiliya ivuga ngo niba kitariwe twiringiye mu by'ubu bugingo, ibintu byacu byose tubigomere Uwiteka, tubihereze, tubishyire mu maboko y'Imana. Uyu munsi ikintu Imana igusaba n'icyo Imana igutegeka ni uguca bugufi. Nusoma Bibiliya mu Bacamanza 16 umurongo wa 22, uyu munsi tuvugana, Samusoni ngo amaze kumena ibanga, bamwogosha umusatsi. Akimara kogoshwa umusatsi, imbaraga z'Imana zimuvaho. None wowe kubona ko nawe wasengaga, ukabona warabanaga n'Imana, ukabona warakoranaga n'Imana, ariko wamara kumena ibanga, wamara kuva mu rusengero, wamara kwigira mu byikunezeza by'isi, Imana kubona yakuvuyeho burundu, warakushutse. Bibiliya ivuga ngo ubwo utabize, ubwo udashyushye, ntubire ndakuruka. Hanyuma rero ndashaka kugutangariza, garukira aho ngaho Imana itaragira iseseme, garukira aho ngaho Imana itarakuruka. Imana yacyagufitiye umugambi mwiza, Imana yacyafite umugambi mwiza kuri wowe. Imana yashaka kugukorera ikintu cy'igitangaza isi yose izabona. Ariko numara guca bugufi,
nta kindi Imana igushakaho. Igishoro cyawe ni ukwemera gusa, ukabwira Imana uti ndemeye, ukabwira Imana uti nciye bugufi, ukabwira Imana uti ndemeye nciye bugufi, amaboko ndayamanitse, mbonye ko nta handi muntu yabariza, mbonye ko nta handi muntu yabona imibereho, mbonye ko nta handi Imana umuntu yayakirira, nciye bugufi, Mana mbabarira, ngiye mu murongo wawe mwiza. Imana iguha umugisha kandi Imana ikugirire neza. Nimwemera mukumvira, niko ijambo dusomye rivuze, muzarya ibyiza byo mu gihugu. Bibiliya yavuze ngo nimwiyuhagire, mwiboneze. Ibi ni ibintu abantu batakivugaho, baza baricakira, fata ngahakira, ariko si igihe mwacakiriye mwabonye iki, kari byo jyewe mvuga. Ariko umugambi w'Imana uri ku bantu baciye bugufi, umugambi w'Imana uri ku bantu baciye bugufi. Ntago umugambi w'Imana uri kubasenza amasengesho menshi, ntago umugambi w'Imana uri ku bantu bamaze igihe mu rusengero, ntago umugambi w'Imana uri ku bayobozi runaka, ahubwo umugambi w'Imana uri ku bantu baciye bugufi, bafite umutima uciye bugufi, ushenjaguwe n'ijambo ry'Imana. Reka nkubwire ngo amashuri wize ni meza, akazi ufite ni keza, ibyo ukora ni byiza, ariko se harimo Imana, harimo ubutware bw'Imana, harimo imbaraga z'Imana, Imana iri mu ruhande rwawe. Ese iyo usenze ubona Imana iri kumwe nawe, mu byo ukora ubona Imana iri kumwe nawe, ugenda ubona Imana iri kumwe nawe. Imana ishaka gukora ikintu gikomeye. Uyu munsi tuvugana ndagutangariza nkubwire ngo iri mu ruhande rwawe ni Imana itabeshya, ni Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Bibiliya yatubwiye ngo nimwiyuhagire mwiboneze, mukureho imirimo yanyu mibi, mwige gukora neza mureke gukora nabi. Bibiliya ivuga ngo nubwo ibyaha byawe byatukura tukutuku, n'Uwiteka uvugana nawe. Imana yabihindura umweru bigasa na sheregi, Imana yabihindura bikamera nk'ubwoya bw'intama. Niba iryo sezerano uryumvise, haracyari umugambi wo kwakira agakiza, haracyari umugambi wo gutabarwa. Kandi pe kwakira Imana ukakira agakiza bingana no gutabarwa. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe, Imana ifite umugambi mwiza wo kukurengera, Imana ifite umugambi mwiza wo kugutabara, Imana ifite umugambi mwiza wo kukurengera, Imana ifite umugambi mwiza wo kuzura ibyo byapfuye. Hari ibyawe byapfuye, hari ibyawe byarangiye, ariko Imana ifite umugambi mwiza. Aho waba uri hose, Imana ifite umugambi mwiza wo kubanza kuzura ibyo byapfuye. Yo Bibiliya ivuze muri Ezekiyeli ngo amagufa yumye, umuhanuzi Imana yaramweretse, Bibiliya banga imusohora ari mu mwuka, imwereka ikibaya kirimo amagufa yumye. Aya magufa yumye yagaragaza ubwoko bwa Isiraheli. Irangije ngo igenda imubaza, iravuga ati ese ariya magufa yakongera akabaho? Akajya yibwira ati ni wowe ubizi, Imana niyo izi ubuzima bwawe. Ngo akayibaza ati ese byagenda gute kugira ngo aya magufa, Imana ikamubaza ati ese yakongera, ati ni wowe ubizi. Ngo Imana itatangira kumubwira ngo tegeka, ngo atangira gutegeka, aravuga ngo aya magufwa nabeho, amagufwa ngo abaho. Bibiliya avuga ngo agiye kubona amagufwa yorosheho inyama, za nyama jizeho imitsi. Hanyuma ngo agiye kubona ya mitsi, ya mibiri ije kuri ya magufwa, ngo abona hajemo umwuka. Imana ishimwe cyane. Nubwo hari ibigaragara nk'amagufwa ku buzima bwawe, ariko Imana ifite gahunda yo kugushyiraho inyama, ikagushyiramo umwuka, ikagushyiraho imitsi, ukongera ukabaho mu buzima bw'umwuka. Imana ishimwe cyane. Imana rero niyo igira icyema ikagikomeza, ntihagire umuntu ugutera ubwoba ngo imyaka ibaye myinshi ngo ntago uzabaho. Imana ishimwe cyane. Imyaka ku Mana ni nimero. Imana ifite umugambi mwiza. Eka mbereka, dore Imana intangariza. Murabona iyi ni ibasi irimo amazi, iyi ni ibasi irimo amazi, iyi ni ibasi irimo amazi. Imana intangariza, dore yarambwiye ngo abantu bakarabe, nibamara gukaraba biyuhagire, biboneze, bakureho ibizira byose. Dore aha ni ku musozi w'amasengesho ndi, ngewe ni ku musozi w'amasengesho ndi. Mwiyuhagire, mwiboneze, mukarabe, mukureho ibizira byose. Imana yashaka ko mwiyuhagira mukiboneza, mugakuraho ibintu byose bizira. Imana yashaka ko mwiyuhagira mukwiraneza, mugakuraho imyanda yose,
Imana ishaka ko mwiyuhagira mukareka ubusambanyi, mukareka ubusinzi, mukareka ibyaha byose by'ubugome. Imana ishaka ko mwiyuhagira, dore Imana ishaka ko mwiyuhagira mukiboneza, Imana ikabagirira neza, Imana ikabaha umugisha. Nimumara kuzuza iby'Imana bategetse, Imana yambwiye ngo muyisabe icyo mushaka cyose irakibakorera. Ndagira ngo mbasengere Imana mu bintu Imana ivuze. Irakubwiye ijambo rya mbere, iravuze ngo nimwiyuhagire mwiboneze, mukureho ibyaha byose bibi, bive mu maboko yanyu, bive mu mirimo yanyu, mwige gukora neza, mureke gukora nabi. Imana izabaganiza ibakoresha iby'ubutwari. Ikindi cya gatatu, Imana yavuze ngo nubwo ibyaha byawe byatukura tukutuku, Imana irabihindura umweru bise na sheregi. Niko Imana yavuganye nawe. Imana irakubwira ngo irabihindura umweru bise n'ubwoya bw'intama. Ariko ikintu usabwa ni ukwemera gusa, nicyo gishoro. Rero ni message yawe narinzanye, nimwiyuhagira mukamara kwiyuhagira neza mukiboneza. Dore Imana yanyeretse mwihishurirwa, mbona kado, mbona abamarayika benshi bikoreye ibintu bimeze nka kado. Ni muri ubu buryo nifashishijemo kano kantu kugira ngo kamfashe. Mbona abantu bikoreye ibintu bimeze nka kado bidekoye, barimo berekera bagenda bazenguruka mu ngo. Imana irambwira ngo umuntu wese ufashe umwanzuro wo kwiyuhagira akihana agakizwa neza, Imana igiye kumwoherereza ubutumwa. Imana igiye kumuha kado y'impozamarira, kubera ko ubabaye igihe kinini, ariko Imana yashaka kukugirira neza. Imana yashaka kukwagura ikabanza ikakomora, ariko wabanze guca bugufi. Nababwiye ngo icya mbere ni ukureka imirimo mibi, kabiri ugakaraba, naberetse ibimenyetso, ukiyuhagira ukiboneza, gatatu Imana irambwira ngo igikurikiyeho nubwo ibyaha byawe byahinduka byaba bisa bitukura tukutuka, Imana yabihindura umweru bwesa na sheregi. Uyu munsi tuvugana ndagutangaza iri tangazo rivuga ngo Imana ifite umugambi mwiza wo kukohereza. Dore iyi kado ni kado Imana ikoherereje wewe wemeye kwakira agakiza, ugaca bugufi, ukihana, ukabwira Imana ngo nanjye nagize agahinda kenshi mu muryango wanjye, bene wacu barantaye, inshuti zimvaho, harimo n'abatawe n'abagabo n'abatawe n'abagore, ariko Imana ifite umugambi mwiza wo kukugirira neza. Ndagira ngo ngusengere Imana iguhe umugisha. Mana, mu izina rya Yesu, helase mone ko tarasini ngini mora, turagushimiye ko abantu bawe ari wowe wenyine gusa wabaha ubuzima bw'ubuzima, ni wowe wenyine wabaha ubuzima bw'umwuka bakabaho. Ndagushimiye ko utanze agakiza, ndagushimiye ko utanze imbabazi, ndagushimiye ko womaye abantu inguma, ndagushimiye ko womaye abantu ibikomere. Urakoze ko wumvise gusenga mu izina rya Yesu. Buri muntu wese ukurikiye iyi channel Profete Mazimpaka ahabwa umugisha n'Imana, ahabwa umugisha n'Imana. Icyubahiro Imana itanga kibe ku buzima bwe mu izina rya Yesu. Amen, amen. Imana ibaho umugisha kandi mukomeze mugubwe neza. Turabishimiye, mugubwe neza. Imana ibaho umugisha. Mu following iyi channel, mutere inkunga umurimo w'Imana, mukore subscribe. Imana ibaho umugisha, share, like ndetse na comment. Buriya yo ukoze subscribe buteye inkunga umurimo w'Imana. Kandi ikindi mbifuriza yuko mwagubwa neza, mukabona amahoro Imana itanga kuri Profete Mazimpaka. Yesu abaho umugisha, turi kumwe umunsi ku munsi. Imana ikomeze ibandebere icyoroshye. Murakoze cyane.